Reka tubashimire cyane kandi twongere tubahe ikaze. Tugiye kubagezaho bimwe mu byaranze urugendo rw'ivugabutumwa rwa korali Ijwi ry'Impanda. Kuri iki cyumweru tariki ya 11 Kanama 2019 ahagana ku masaha ya saa moya za mu gitondo nibwo korali Ijwi ry'Impanda yo ku mudugudu wa ADPR Rukiri ya mbere muri paruwasi ya Rukiri mu karere ka Gasabo mu rurembo rw'umujyi wa Kigali yafashe urugendo rw'ivugabutumwa yerekeje mu karere ka Muhanga mu rurembo rw'amajyepfo ku mudugudu wa ADPR Muhanga muri paruwasi ya Mushubati. Ni urugendo rutari rugufi ariko rutari na rurerure cyane kuko iyi korali byayisabye kugenda ibirometero biri hagati ya 55 na 60 kugira ngo igere aha muri Muhanga. Bakigera i Mushubati bahawe ikaze mu buryo bushimishije haba ku ruhande rw'abakuru ndetse no ku ruhande rw'abana. Buri wese wabonaga ko aguwe neza, amarangamutima akagaragara ku maso. Icyari cyazinduye iyi korali Ijwi ry'Impanda nk'uko intego yabo yabivugaga byari ukuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu ndirimbo n'ijambo cy'Imana. Bahawe umwanya rero baririmbira Imana, imitima y'abantu benshi ikorwaho, bamwe bafata icyemezo cyo gukizwa bushya, abandi bari barasubiye inyuma nabo bafata icyemezo cyo kugarukira Imana, abarwayi barasengerwa kandi bamwe bahamya ko bahise bakira indwara bari bamaranye igihe. Ndiwe nitwa Mukankusi Jacqueline. Nari ndwaye inkorora yanciye umugongo, mvanamo imvune yanjye irakwanguka mu mugongo inyuma, ariko rwose napfukamye hari imbere yanyu, numvishe rwose imeze neza. Ni igitaramo cyaranzwe no guhembura imitima ku buryo bunyuranye, haba ku bantu basanzwe ndetse no kuri korali n'abayobozi badasigaye. Buri wese yarahembutse, bigaragarira amaso y'abantu benshi. Mu by'ukuri iki gitaramo cyarangiye mu masaha ya saa 12 zishyira saa moya z'umugoroba. Abantu bari bagikeneye mu by'ukuri gukomeza kubana n'iyi korali mu ndirimbo zishimishije yari iri kubaririmbira.
ruhande rw'iyi korari igitaramo kigisoza twarabegereye batubwira uko babonye inaha muri Muhanga ndetse batubwira n'ikibari ku mutima. Uyu ni perezida wa korari Ijwi cy'Impanda. Amazina yanjye nitwa Uzaribara Eugene, aba ni perezida wa korari Ijwi cy'Impanda. Murakoze. Mbere na mbere turashima Imana yabanye natwe kuva Kigali kugera i Muhanga. Imana yaturinze, ntabwo biba byoroshye kuko urugendo Satani ararurwanya, ariko dushima Imana yadufashije. Tugeze aha ngaha twabanye n'Imana, yatugiriye neza kuba dutangiye kubigeza dushoje, ariko twari dufite icyizere cy'uko biri bugende neza kuko dusenga n'Imana twabonye ibimenyetso by'uko bizagenda neza. Hanyuma rero turashimira Imana yabigenje neza, kandi ni ukuri tukomeje gushyiramo imbaraga natwe dusenga n'Imana kuko ariyo nyir'umurimo. Nyuma yaha twegereye ubuyobozi, twegera umuyobozi waje aherekeje iyi korari, ni Pasiteri Anaclet Harerimana, uyu umuyobozi w'umudugudu wa ADPR Rukiri ya mbere, nawe atubwira ikimuri ku mutima agira ati: turashimira Imana ko yari yaratubwiye ko uru rugendo ruzabaho, kandi dufite amasezerano y'ingendo nyinshi. Hanyuma uyu munsi twabonye ikimenyetso gikomeye kubera ko twatangiranye n'Imana dufite imbaraga, kandi kugeza n'uno mwanya dushoje tugifite imbaraga, ndetse ku buryo tutamenye ukuntu umunsi ugenze. Turashimira Imana rero ko yafashije impande zose, haba mu ijambo ry'Imana, haba abaririmbyi baririmba, ndetse n'indi mirimo yose yakorewe hano. Twabonye imbaraga z'Imana ziri gukorana natwe, tukaba rero twakomeza gusaba Imana kugira ngo ikomeze gufasha iyi korari, kuko ifite amasezerano yo gukorera Imana hano mu gihugu ndetse no hirya yacyo, kandi ubwo ariyo yatangije umurimo mwiza ni nayo izawusohoza. Ifashe umuyobozi, ifashe komite, ifashe abaririmbyi, hanyuma iduhe guhuza umutima kugira ngo tubashe kuyikorera. Ni igitaramo cyasojwe ku mugaragaro na Revera Pasiteri Charles Niyirora, aho yagize ati: Nitwa Pasiteri Niyirora Charles, nyobora paruwasi yitwa Mushubati, ikorera mu karere ka Muhanga, mu Burengero bw'Amajyepfo. Iyi paruwasi iherereye mu murenge wa Nyarusange, n'icyicaro kiri mu karere ka Muhanga werekeye Karongi, ariko igakorera mu mirenge igeze muri ibiri, umurenge witwa Muhanga n'uwo wa Nyarusange icyicaro giherereyemo. Twashimira Imana rero ko twagize amahirwe yo kubana na korari yaturutse i Kigali. Twabyakiriye nk'umugisha, mbere na mbere abakristo bahembutse, kandi ikindi twabonye n'abakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza bwa mbere, hari n'abo bari barasubiye inyuma bongeye bakihana bundi bishyashya, kandi twizeye yuko Imana izakomeza kubashyigikira tukagenda mu rugendo rujya mu gihugu cyo mu ijuru. Turabashimiye mbere na mbere, dushimira n'ubuyobozi kuko twabandikiye tubasaba, tubatumira, tuzi ko kuza ari ibintu bisaba n'ubutunzi kandi n'igihe no gusenga. Icyo twabonye nuko n'ubundi ni korari ikunda gusenga, dushingiye ku miririmbire yayo, tukaba dushingiye n'uburyo twayibonye, natwe tukaba twifuza yuko n'ubundi Imana akomeza kubashyigikira, kandi natwe bakomeza kudusengera, ariko turabasengera. Ikitunejeje nuko tubayemo kugeza uyu munsi wa none, natwe turibwira ko tuzabusura. Turabashimiye cyane mwese mukomeje kubana natwe. Ni Bendera TV, tubagerera ahantu henshi hanyuranye. Ntibagirwe gutanga igitekerezo cyawe, ntibagirwe gukora subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu byiza byose tubategurira. Turabashimiye, mugira amahoro y'Imana.